Irari ry'uburaya riyobya Isirayeli. Irari ry'uburaya n'ubusinzi bibatesha umutwe. Umuryango wanjye ukagisha inama igiti cyawo, ishami ryacyo rikaba ari ryo riwugira inama, kuko irari ry'uburaya ryawuyobeje. Mu buhabara bwabo bakitandukanya n'Imana yabo, baraturira ibitambo mu mpinga z'imisozi ku tununga, bakahatwikira imibavu, ndetse no munsi y'umwerezi, umunyinya n'umushishi, kuko bashimishwa no kwibera mu gicucu cyabyo. Nicyo gituma rero n'abakobwa banyu baba indaya, abakazana banyu bagasambana. Sinzaryoza abakobwa banyu uburaya, abakazana banyu ngo mbahanire ubusambanyi, kuko namwe ubwanyu mwihererana indaya, mugafatanya nazo gutura ibitambo. Nguko uko umuryango utagira ubwenge ugiye kurimbuka. Kristo Yezu akuzwe. Turi gusoma muri Hoseya umutwe wa 4, umurongo wa 11 kugera ku wa 14. Umutwe uravuga ngo irari ry'uburaya riyobya Isirayeli. Irari ry'uburaya n'ubusinzi bibatesha umutwe. Umuryango wanjye ukagisha inama igiti cyawo, ishami ryacyo rikaba ari ryo riwugira inama, kuko irari ry'uburaya ryawuyobeje. Mu buhabara bwabo bakitandukanya n'Imana yabo, baraturira ibitambo mu mpinga z'imisozi, ku tununga bakatwikira imibavu, ndetse no mu minsi y'umwerezi, umunyinya n'umushishi, ndetse no munsi y'umwerezi, umunyinya n'umushishi, kuko bashimishwa no kwibera mu gicucu cyabyo. Nicyo gituma rero n'abakobwa banyu baba indaya, abakazana banyu bagasambana. Sinzaryoza abakobwa banyu uburaya, abakazana banyu ngo baharanire ubusambanyi, kuko namwe ubwanyu mwihererana indaya, mugafatanya nazo gutura ibitambo. Nguko uko umuryango utagira ubwenge ugiye kurimbuka. Kristo Yezu akuzwe. Muri Hoseya umutwe wa 4, umurongo wa 11 kugera ku wa 14, baratubwira ku bijyanye na Isirayeli, ngo irari ry'ubusambanyi riyobya Isirayeli. Kristo Yezu akuzwe.
Isirayeli y'uyu munsi ni umuryango wa Mukandengo Marie Clarisse. Isirayeli y'uyu munsi ni umuryango wawe wowe unkurikiye. Twese tugendwaho n'ibyabaye mu bisekuru byacu byatubanjirije. Ntutungurwe nuko jyewe Marie Clarisse Mukandengo nkubwiye ngo Isirayeli ya none ni umuryango wawe. Papa wawe cyangwa mama wawe bashobora kuba barakubyaye binyuze mu nzira z'ubusambanyi. Bashobora kuba barakubyaye babana. Bashobora kuba barakubyaye ariko nyuma bagatandukana. Bashobora kuba barakubyaye ariko umwe aca undi inyuma. Ndumva utantera amabuye. Kristo Yezu akuzwe. Ariko ahangaha muri Hozeya harisobanuye. Irari ry'ubusambanyi, irari ry'uburaya n'ubusinzi bibatesha umutwe. Umuntu wagiye mu businzi, umuntu wagiye mu buraya, umuntu wagiye mu busambanyi nta Mana iba imurimo. Niyo mpamvu nababwiye ngo Roho Mutagatifu aba yamuvuyemo karakigendera. Kristo Yezu akuzwe. Nabivuze inshuro nyinshi ariko ndakeka na Hozeya yabibabwiye. Nawe uyu munsi shyira ubwenge ku gihe tujyane. Mbwira, babyita gusambana. Gusamba cyangwa gusambana ni igikorwa gikorwa n'abantu babiri. Kristo Yezu akuzwe. Ngaho mbwira rero abo bantu babiri, niba umwe arimo asamba n'undi akaba asamba, urumva atari byo bita gusambana? None se urimo gusamba umwuka wera uba umurimo cyangwa se Roho Mutagatifu igihe ari gusamba arimo ahuza n'undi imibonano mpuzabitsina? Nawe ushyire mu bwenge bwawe umbwire ko mu by'ukuri Roho Mutagatifu ari we uhari. Haba hari imyuka mibi. Kristo Yezu akuzwe. Niyo mpamvu rero niba papa yarakoze ubusambanyi cyangwa mama niba yarakoze ubusambanyi, uyu munsi wa none ngiye Mukandengo Marie Clarisse si uko ndi intungane. Ni ukuvuga ngo ibyo bintu bishobora kunkurikirana kubera ya karande y'iwacu nintasenga, kubera ya karande ya mama, kubera ya karande ya data. Ni gute rero tugomba kubyirinda? Ni uguhora iteka duhamagara Roho Mutagatifu mu buzima bwacu, tukirukana ibi bintu byose bya karande bitugendaho, ahasigaye Roho Mutagatifu akaba ari we utugendaho. Kristo Yezu akuzwe. Nawe rero isuzuma umbwire niba koko abantu babiri Roho Mutagatifu yavuyemo akagenda, uwo muntu wasinze akagera ubwo abura ubwenge, umbwire ko uwo Roho Mutagatifu ahari. Uwo muntu wagiye mu buraya akagera ubwo asamba n'undi agasamba bagasambana, umbwire niba ariwe Roho Mutagatifu uri kubabwira. Iyi minsi rero ya none Kiliziya umubyeyi wacu ahora aduhamagarira kuza imbere tukumva ijambo ry'Imana, ariko shitani burya ihatera amatako mbere y'uko wowe w'umukristo wagera. Shitani niyo izinduka. Icunge, singucireho iteka, ariko niba unkurikiye banza utekereze nawe ubwawe. Ese abantu bazinduka buri munsi bakaba bari mu rusengero cyangwa se mu kiliziya, ntago ari wa murozi wamaze abantu ku musozi w'iwanyu uzinduka buri munsi akaba ari we uri mu kiliziya bwa mbere na mbere? Ese wa muntu w'umusambanyi ruharwa umusozi wose uzi ko ari indaya, ntabwo ari we muntu uzinduka akaba ari kuri aritari cyangwa se ari imbere ya aritari ashengereye bwa mbere? None se uwo nguwo ni Yezu ari gushengera cyangwa Imana? Isuzume nanjye nisuzume, singuciriyeho iteka, ariko duharanire kweza ubugingo bwacu, kweza imibiri yacu, duhangane no kuzabona ubugingo buhoraho. Kristo Yezu akuzwe. Reka dukomeze mu gice cya kabiri. Unsabire nanjye ngusabira kugira ngo tuzagire ubugingo buhoraho. Kristo Yezu akuzwe.